ngagera imbere yawe turakwifuza mwami, turifuza kuva muri uyu mwaka turi kumwe nawe, turifuza mwami kwinjira mu mwaka wa 2023 dufite ijambo ry'ubuhanuzi, turi kumwe n'ukuboko kwawe n'ingabo zawe n'abamarayika bawe mwami, dufite amasezerano, dufite imbaraga zawe, dufite imigisha yawe, dufite ubwiza bwawe, dufite gukomera kwawe, kandi mwami dufite amateka mashyashya. Niyo mpamvu mwami iyi minsi yose turi imbere yawe tukwinginga kandi tugutakira kugira ngo ubane natwe. Nuko rero Uwiteka Nyiringabo ubane n'umuntu wese umwanya wose arimo, igihugu cyose arimo, data uyu mugoroba twese hamwe mwami duhererwe imbere yawe umugisha uva kuri wowe. Ibyo wasezeranye nibyo wavuze, hejuru ubuzima bwacu ubisoreshe ukuboko kwawe. Urakoze kuri Imana mva gusenga, izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbere yuko twinjira mu ijambo tubanze tubumbure Bibiliya zacu, tubumbure Bibiliya zacu mu gitabo cya Samweli wa mbere, ni ibice 7. Turasoma duhereye ku murongo wa 10. Samweli wa mbere ibice 7 turasoma duhereye ku murongo wa 10. Biravuga ngo Abafilisitiya bigira duhereye ku murongo wa 10 ngo Samweli agitamba igitambo cyonswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherezwa imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli baherako baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza i Beteli. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisirayeli mu gihe cya Samweli cyose. Ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tugarukiye ku murongo wa 13. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo Uwiteka yaratuzahuye. Haleluya. Gato mbere yuko twinjira mu ijambo nyamukuru, turi mu gice cya 7 cya Samweli wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Samweli atanga igitambo, ngo agitanga igitambo cy'Uwiteka, ngo ako kanya Abafilisitiya barahaguruka begera Abisirayeli ngo barwane, ariko baracererewe. Reka nkubwire ngo uyu mugoroba ikintu cyose gihagurukiye kukurwanya cyaracererewe. Abafilisitiya bahaguruka kurwana n'Abisirayeli, ariko bahagurutse igihe Samweli yararangije gutanga igitambo imbere y'Uwiteka, kandi igitambo cyiwe cyari cyemewe. Haleluya. Satani yarakererewe ku buzima bwawe
kuko ahagurutse kukugabaho ibitero mu gihe igitambo cyawe cyamaze kwemerwa imbere y'Uwiteka. Nimvuga igitambo uyu mugoroba cyawe cyemewe imbere y'Uwiteka, uyu mugoroba ntutekereze amafaranga watanze, uyu mugoroba ntutekereze icya 10 n'amaturo utura buri munsi. Nabyo ni byiza kandi Imana irabikoreramo, ndetse Uwiteka Imana arabiguheramo umugisha mu buryo bukomeye cyane. Ariko uyu mugoroba nivuga ngo igitambo cyawe cyaremewe, wumve neza Yesu Kristo nk'igitambo cyawe gihoraho imbere y'Imana isumba byose. Uwaje mu isi uwambaye umubiri, misiyo ya mbere ya Yesu yamuzanye muri iyi si kwari ukwitangaho igitambo imbere y'Imana kubw'ubuzima bwawe n'ubwanjye. Rero Satani yaracererewe. Yesu Kristo ahagaze mu gashyamba, Mariya aramwitegereza agira ngo ni umurinzi w'agashyamba. Arangije aramwegera aramubwira ngo, wambwira aho washyize umwami wanjye ngende nanjye mpamukure. Yesu aramubwira ati, Mariya, ni amahoro. Mariya byumvise aravuga ngo Rabi, bisobanuye ngo mwami wanjye. Niki cyaba ngo Mariya arirukanka ngo ajye kugundira cyangwa se ajye kuyambira, ajye guhobera Yesu. Yesu aramubwira ngo ntunkoreho, buretse gatoya banze njye kwa data, njye kwerekana igitambo, hanyuma igitambo nikimara kwemerwa nibwo ndi bugaruke nemererwe yuko ushobora kunkora. Yesu ni igitambo cyacu gihoraho imbere y'Imana. Bibiliya ivuze ngo Samweli amaze gutanga igitambo, Abafilisitiya bahagurukira kuza kurwanya Abisirayeli, ariko ngo igitambo cyari cyamaze kwemerwa, ngo ako kanya Uwiteka ahinda guhinda gukomeye hejuru y'Abafilisitiya. Byagenze gute? Mu gitabo cya mbere cya Samweli wa mbere, igice cya mbere, n'igihe Elukana, Bibiliya itwereka cyangwa se kivuga kuri Elukana n'umugore we Hana, bari bafite ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara. Ariko mu minsi mikuru barahaguruka bajya i Shilo. Mu gihe abandi barimo babyina banezerwa bishimye, Hana arahaguruka, we yerekeza mu rusengero, ajya mu nzu y'Imana ararira cyane. Yari afite umubabaro mwinshi, yari afite agahinda kenshi, yaratewe n'ubugumba, yaratewe n'ibibazo byo kutabyara. Aririra Imana, atakira Imana, abwira Imana ngo Mana, numpa umwana nanjye nzamuguha abo wawe ibihe byose. Mu marira ya Hana, mu gahinda n'umubabaro, havamo umwana witwa Samweli. Reka nkubwire ngo ibibazo byawe, agahinda kawe waciyemo muri uyu mwaka, umazemo imyaka myinshi, umazemo igihe kinini, hari ikintu kigiye kuvamo, hari Samweli ugiye kuvamo, cyangwa se reka mvuge ngo Samweli yamaze kuvamo, kuko amarira yacu ntabwo ajya agenda gutyo gusa. Iyo uririye abantu bakumvira ubusa cyangwa se bakarirana nawe, iyo uririye abantu bagutega amatwi, rimwe na rimwe bakaguha ibisubizo ariko bitari permanent, ibisubizo biri temporary, ibisubizo by'ako kanya bishobora gutuma iryo joro uryama ugasinzira, ariko ejo n'ubundi ukongera ukabyukana amarira. Hana yabayeho igihe kinini aririra umugabo we. Umugabo we yabona Hana yarize, akirukanka agenda akagura ibitenge 3, kimwe akagihereza Penina, bibiri akabizanira Hana, kwambwira madamu mwiza, ceceka, ihorere, ndagukunda kandi nkurutira abana b'abahungu 10, nkurutira abana b'abahungu 5.
hana yakomeje yakira ibisubizo by'amarira yiwe ariko biri temporaire. Aravuga ngo ngiye gushaka igisubizo kiri permanent. Nta handi nakibonera muri iyi si. Sinakibonera ku mugabo, sinakibonera ku batambyi n'abahanuzi, sinakibonera ku bakomeye. Ngiye kugishakira ku Uwiteka. Abandi barimo babyina, barimo bishima, barimo barya, bari mu minsi mikuru nk'iyi ngiyi. Turi mu minsi mikuru by the way. Turi mu minsi yo kwishima no kubyina. Ariko reka bafite ibyo bishimana bishime, reka bafite ibyo babyinana babyinane. Ariko wowe ngwino imbere y'Uwiteka muri iyi minsi mikuru, muri iyi minsi abandi barimo babyina, muri iyi minsi abandi barimo bishima. Ngwino imbere y'Uwiteka, ngwino imbere y'Imana, ngwino uririra Imana, ngwino usenge muri mwijoro rya bonane. Benshi babagiye mu boîte, benshi babagiye mu tubari, abandi bafite iminsi mikuru barimo barya banywa babyina bashyizemo imiziki iwabo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe ngwino imbere y'Imana. Igice cya mbere cya Samweli kitwereka uburyo ki umuntu atandukanye ibihe byiwe n'ibihe by'abandi. Haleluya. Igice cya mbere cya Samweli kitwereka uburyo ki umuntu agomba gusobanukirwa ibiharimo, akamenya icyo agomba gukora mu biharimo. Hano yasobanukiwe ibiharimo mu gihe abandi barimo babyina, mu gihe abandi barimo bishima. Amenya neza ko igihe ciwe atari icyo kubyina, atari icyo kuririmba, ahubwo ari igihe cyo gushaka Imana, ari igihe cyo gusenga. Muri iyi minsi mikuru, nimba utarabona umwana, nimba udafite akazi, nimba ubuzima bwawe bugoye, nimba utarabona umugabo, nimba utarabona umugore, nimba mu kazi bimeze nabi, kuki ubyinana n'ababyina? Mera nka Hana, ucomoke ujye imbere y'Imana, ujye gushaka Imana, ujye gusenga Imana. Kuko muri uko gushaka Imana, muri uko gusenga Imana, muri uko kwinginga Imana, muri uko guhamagara Imana, havukamo ba Samweli. Hari abantu bagiye kubyara ba Samweli muri izi mpera z'umwaka, muri iyi minsi mikuru. Mu gihe abandi barimo babyina banezerewe, hari abandi bagiye kubyara ba Samweli, kuko basobanukiwe ko agahinda kabo n'amarira yabo n'imibabaro yabo imbere y'Uwiteka hari ibisubizo by'ibibazo byabo bafite. Rero umwanya wabo bawuspendinga imbere y'Imana. Igice cya kabiri cya Samweli, niwinjira mu gice cya kabiri cya Samweli, gitangirana n'amashimwe ya Hana. Amasengesho yari amaze gusubizwa. Hana yinjira imbere y'Uwiteka ashima, avuga ngo uyu nguyu ni wa mugore, wa wundi wari imbere yawe Uwiteka nkuririra. Wa mugore wari imbere yawe Uwiteka nkuririra, agaruka atanga amashimwe. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 ni amashimwe ya Hana azanye Samweli mu nzu y'Uwiteka aje guhigura imihigo. Abakristo cyangwa se ubwoko bw'Imana ari ikintu kitwica mu buzima bwacu. Ikintu kitwica nuko tuzi imbere y'Imana tukarira tubabaye, ariko twasubizwa ntitugaruke imbere y'Imana tuzanye bya bisubizo. Ibyo rero bituma ibisubizo twabonye bitaba iby'igihe kinini. Ariko iyo wamaze kwakira igisubizo, ugikuye imbere y'Imana, fata cya gisubizo kigarukana imbere y'Imana. Bibiliya tubwira umudamu w'umupfakazi yaje imbere ya Elisa arira, ababaye, afite amadeni. Elisa aramuhanurira, amubwira icyo agomba gukora. Umupfakazi aragenda arabikora. Arangije amavuta amaze kuza, mbere yuko agira ikintu na kimwe akora, agaruka imbere ya Elisa aramubwira ngo ubu ngubu ibintu byanjye byose mu nzu byuzuyemo amavuta. Elisa amuha strategy aramubwira ngo noneho genda ugurisha amavuta, genda utangire business, wishyura amadeni, hanyuma asigaye agutungane n'urubyaro rwawe. Iyi ni mistake ikomeye cyane abarokore dukora. Turasubizwa
ariko ntitugaruke imbere y'Imana tuzanye ibisubizo ngo tubwire Imana ngo ma ibi warabikoze. Rero igice cya kabiri cya Samweli wa mbere kitwereka Hana agaruka imbere y'Imana azanye Samweli, aravuga ngo mukuri uyu ni wa mwana nasabye Uwiteka. Igice cya mbere umurongo wa 27 ngo uyu ni we nasabye Uwiteka, Uwiteka ampaye icyo nasabye. Hanyuma uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 atangira kuvuga indirimbo z'amashimwe, atangira kuvuga imirimo Uwiteka Imana akora. Guhera ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17 Bibiliya itwereka famiye y'umuhanuzi kase y'umutambyi witwa Eli wariho muri icyo gihe, itwereka ibyaha by'abana biwe b'abahungu babiri bagombaga kumusimbura ku ntebe y'ubutambyi. Hanyuma uhereye ku murongo wa 18 ukageza ku murongo wa 21 Bibiliya ikatwereka imikurire ya Samweli, uko Samweli yakuze, uko Samweli yakuriye imbere y'Uwiteka, nuko Imana yongeye kwibuka Hana ikamuha abandi bana 4. Murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 26 Bibiliya itwereka uburyo ki Eli yatangiye gucyaha abana biwe ariko atari serious. Mukuri bwoko bw'Imana iyo turi imbere y'Imana dukora umurimo w'Imana tugomba kuba seriye mu murimo w'Imana. Eli yahamaga abana ngo njya numva bavuga ngo ntago mukora neza, njya numva bavuga ngo nimba ibyo bintu muvuga. Eli ntago yari serious kwedika abana biwe mu bumana. Rero kuva ku murongo wa 27 kugeza ku murongo wa 36 w'igice cya kabiri cya Samweli tubona Imana yohereza umuhanuzi akaza kubwira Eli uburyo cyo Uwiteka azihanira abana biwe, azahana abana ba Eli. Ubundi nk'umubyeyi y'Imana yaguhaye abana bakugize akamana gato imbere y'abo bana, rero itegereza yuko ufata inshingano zo kubacyaha no kubahana nubwo byabababaza, nubwo batabyishimira, kuko iyo utabikoze Imana iza kwihanira urubyaro rwawe. Yije kuruhana rero bihinduka bibi. Niyo mpamvu nk'umubyeyi abana bawe nimba barereye mu Mana bahane biri serious, shira umuryango wawe ku murongo biri serious kugira ngo Imana itamanuka ikaza kubyikora, kuko iyo unaniwe inshingano zawe nk'umuyobozi Imana imanuka kubyikorera, kandi yije kubikora ibahana mu buryo bukomeye cyane. Rero igice cya gatatu cya Samweli wa mbere kitwereka Imana igenderera Samweli itangira kumuhishurira ibizaba ku nzu ya Eli. Biravuga ngo itabaza ryari ritarazima, ijwi riza guhamagara Samweli. Iki nicyo gihe Samweli yatangiye kumva ijwi ry'Imana, ariko yarakiri umwana atashobora gusobanukirwa gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu. Ibi biratwereka uburyo kiyo turabana mu gakiza tuvangavanga ibintu byose. Rimwe Imana iravuga tukagira ngo ni Satani, tukagira ngo ni abantu, ubundi ntitubyumva, ubundi ntitusobanukirwe. Nicyo kiriya gice cya gatatu cya Samweli kitwereka. Usanga tubaho mu buzima bwo guhuzagurika, rimwe tukagira ngo ni Imana yavuze kandi atari Imana yavuze, ubundi tukagira ngo ni umuntu wavuze, ubundi tukagira ngo ni amarangamutima yacu, ubundi tukagira ngo nibyo twibwiye, kandi umwuka wera yatuganirije, umwuka wera yatubwiye ibyo tugomba gukora nuko tugomba kubigenza, ariko tukibwira yuko wenda ari amarangamutima. Nuko ni ubuzima bwo guhuzagurika iyo turabana mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tuba dukwiriye kugira ijambo rikwiriye, kuko ijambo niryo riturera. Ubuhanuzi buduha guidance, ubuhanuzi buraduhumuriza, ubuhanuzi buduha kugira icyizere cy'ejo hazaza, ariko ijambo ry'Imana riradukomeza, ijambo ry'Imana riradukuza, ijambo ry'Imana riratwubaka, ijambo ry'Imana ritugira abagabo n'abagore bakwiriye imbere y'Imana. Rero muri iki gice cya gatatu cya Samweli wa mbere Bibiliya itwereka uburyo
Samweli yabanje guhuzagurika adashobora gusobanukirwa ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umuntu. Ibyo bitwereka uburyo ki dukeneye umuntu uturera mu buryo bw'umwuka. Hanyuma igice cya 4 cya Samweli nshatse kubaciramo gato kugira ngo tugere igihe Uwiteka yazahuraga. Ubwo Samweli yavugaga ngo, cyangwa se igihe Samweli yashingaga ibuye akagita Ebenezi, byaturutse hehe? N'urugendo. Ntabwo ari ibintu byuka igitondo kimwe ngo bibeho. Ubuzima tubayemo ni tape, ni intambwe ku yindi, step by step, tuva hamwe tujya hanze. Nagiye nkubwire ngo uyu mwaka wa 2022 hari aho ibyo waciyemo byose n'intambwe warimo gutera kandi zirimo zigusunikira ku kindi gice n'ahandi hantu n'undi mwanya mu 2023. Mu gice cya 4 tubona intambara zikomeye ziba hagati y'Abisirayeli n'Abafilisitiya. Ariko iki gihe hari ku butambyi bwa Eli wananiwe gukontrola no gushyira ku murongo iby'urugo rwiwe n'iby'urubyaro rwiwe n'umurimo Imana yamuhamagariye gukora. Iki gihe ntabwo Imana yari kiri kumwe n'Abisirayeli. Abafilisitiya barahaguruka barwana n'Abisirayeli, bararwana mu buryo bukomeye cyane. Bibiliya ivuga ngo Abafilisitiya batangira kwica Abisirayeli, ingabo 4,000 zirapfa, abagabo 4,000 barapfa mu ngabo za Isirayeli. Abisirayeli bagerageza kurwana birananirana, baravuga ngo kubera iki dutsinzwe n'ababisha bacu, reka tugende dutumire isanduku y'Uwiteka tuyizane ku rugamba, hanyuma iraza kuduha ubutsinzi. Abisirayeli batumaho isanduku y'Uwiteka, bayikura i Shilo mu ihema aho yari iri, bayizana ku rugerero. Isanduku y'Uwiteka igeze ku rugerero, bakora ikosa rikomeye cyane, bavuza induru, barasakuza. Abisirayeli bazana isanduku y'Uwiteka ku rugerero, bari bashatse kwigana Yosuwa igihe yambukaga Yorodani yinjira i Yeriko. Bageze i Yeriko, Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimufate isanduku muyikorere, hanyuma muzenguruke inkike za Yeriko iminsi 6, hanyuma ku munsi wa 7 muzazenguruka inshuro 7. Rero iki ngiki ni cyo Abisirayeli bashatse kwigana. Bavuze ngo ubwo dutsinzwe, reka tugarure isanduku y'Uwiteka itujye imbere nko mu gihe cya Yosuwa, hanyuma turebe yuko iri buze kutunesheza abisha bacu. Bari bakoze copy paste, ariko bibagirwa akantu kamwe. Yosuwa ntabwo ari we wibwiye gufata isanduku ngo ayijyane, ahubwo yari yavuganye n'Imana. Iyo ukoze ikintu wavuganye n'Imana, Imana igwa strategy, ikubwira uburyo cy'icyo kintu gikoresha. Nkunda kwabwira inshuro nyinshi ngo turatsindwa mu buzima bwacu kuko ibyo dukora ntabwo dufite strategy z'Imana. Ariko Imana yavuganye nawe, igwa strategy, irakubwira iki kintu uragikora, ariko uragikora muri ubu buryo, kuko ibintu byose by'Imana bifite uburyo bikorwamo. Imana yari yabwiye Yosuwa ngo iminsi 6 muzazenguruka bucece, nta buzavuga, n'ikirenge cyanyu nta buzacyumva. Rero Abisirayeli bafite isanduku bazenguruka inkike za Yeriko, bagendaga gahoro gahoro, bakagenda bagatera intambwe, bakazenguruka, bikora isanduku, bakagaruka, bakongera bakazenguruka, bagasubira aho bari bari, bagafata isanduku y'Uwiteka, bakayidepoza mu mwanya wayo, bakisubira mu ngando, bakaryama, bagasinzira. Bakabyuka umunsi wa 2, bakongera bakikora isanduku, bakazenguruka, bakagenda mu nkike, bakazenguruka uko Imana yababwiye, bakongera bakazenguruka, bakagaruka mu mwanya wabo mu ngando, bagatereka isanduku hasi, bakiryamira, bagasinzira. Umunsi wa 3 bimera gutyo. Ni strategy Imana yari yabahaye.
umunsi wa gatandatu bararangiza. Imana yarababwiye ngo ku munsi wa karindwi muzongere muzenguruke Yeriko, muzenguruke, ariko uwo munsi ntimuzazenguruka gahoro kuko muzamufite kuzenguruka inshuro 7, muzagenda mwihuta. Umunsi wa mbere bagendaga gahoro, ariko umunsi wa karindwi bazengurutse Yeriko bihuta. Inshuro ya mbere barazenguruka bararangiza, ntibagaruka mu ngando, barongera basubirayo barazenguruka, ntibagaruka mu ngando, barongera barazenguruka inshuro 6. Bageze ku nshuro ya karindwi, imbere yabo hari abantu bafite amahembe, bafite amakondera. Bagombaga kuvuza amahembe, hanyuma bakavuza amakondera, hanyuma Abisirayeli bose bari inyuma bakarangurura. Iyo yari strategie Imana yahaye Abisirayeli mu gihe cya Yosuwa, kuko bari bavuganye n'Imana. Ariko mu gihe cya Eli bafashe isanduku bayizana gutyo gusa kuko bumvise ngo kwa Yosuwa byarakoze. Uzirinde gukora ikintu kuko mvise kanaka yagikoze. Uzirinde guca mu nzira kuko mvise runaka yinyuzemo. Banza uganire n'Imana, banza ubaze Imana, jewe mbigenze gute, kanaka bikoze gutyo, jewe ndabikora gute. Strategie nkoresha ni iyihe, uburyo ndi bubigenze n'ubuhe. Rero igice cya 4 kitwereka guhubuka gukomeye abantu batari kumwe n'Imana bakora n'amakosa ahambaye bakora mu buzima bwabo akabazanira ingaruka. Abisirayeli baragenda baterura isanduku gutyo gusa, barangije baza birukanka, nta mutambyi bari kumwe nawe, nta makondera bafite, ntago babaje Imana uko bari bubigenze. Abandi babonye isanduku isesekaye mu rugerero, biravuga ngo barangije bavuza induru, baromongana, barataka, barasakuza cyane ngo hacika igikuba mu rugerero. Abafilisitiya barabazanya ngo nibiki bibaye. Barababwira ngo iyo ni isanduku y'Uwiteka y'Imana Isirayeli igeze hagati mu Bisirayeli. Abi Yeriko ntibigeze bamenya ko Abisirayeli bafite isanduku, ariko Abafilisitiya bamenye ko isanduku ihageze, nta n'ikintu na kimwe irakora. Kubera iki? Bavugije induru. Intambara zose ntago zirwanwa n'induru. Umwaka wa 2023 tugiye kwinjiramo, uzige guceceka, uzige kugira ibanga, uzige kubaza Imana, uzige gushakisha strategie z'ubumana mu rugamba rwawe, mu rugo rwawe, mu rubyaro rwawe, mu muhamagaro, mu kazi kawe, mu masezerano. Uzashake strategie z'ubumana. Abafilisitiya babyumvise baravuga ngo iyo Mana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, yatsinze abanyegiputa, yabakora imirimo ihambaye mu butayu, none nituguma hano natwe turazagwinduka ibiretwa by'Abisirayeli, muze turwane dushyizeho umwete. Bakuba inshuro nyinshi ngo bari bafite, barwana mu buryo buhambaye. Abisirayeli bari bafite isanduku y'Uwiteka, ariko ntago bari bafite Uwiteka. Imana yari yarabavuye. Uwo munsi Bibiliya avuga ngo Abafilisitiya batsinda Abisirayeli mu buryo bukomeye cyane, barabanesha ku rwego rutigeze ruba. Bamaze kubanesha n'iki bakoze? Bafata isanduku y'Uwiteka barayinyaga, barayitwara. Muri icyo gihe abahungu ba Eli, Hofini na Finehasi, bicwa n'inkota bagwa ku rugamba. Bibiliya avuga ngo haguruka umugabo w'umuvuzi w'amacumu arirukanka araza asanga Eli. Eli yari afite imyaka 94 y'amavuko, ngo ari yicaye ku irembo, ariko yari yaramaze kuba impumyi, ntabwo yarakibona. Reka nkubwire, iyo ukoreye Uwiteka ukamukorera uvangavanga, ntumwubahe, ntumwumve, ntugendane nawe, ntumutinye, ntukiranuka imbere yiwe, ubwiza bw'Imana bukuvaho. Ku myaka 94 Eli yari impumyi atakireba, ariko biravuga ngo Mose
ku myaka 120 amaso yarataraba ibirorirori, yaragikanura, umuriro wari ugifite imbaraga, yazamukaga imisozi, yaraciyoboye, yarakiri perezida uyoboye miliyoni zirenga 3 mu butayu, abagaburira, abaha amazi, abaha ibyo kunywa, abakiza indwara, abakora buri kimwe cyose. Ku myaka 120 yaragifite imbaraga zose, ariko eri ku myaka 94 yari yaramaze kuba impumyi. Uko niko bigenda iyo udafite Imana mu buzima bwawe, iyo udashoboye gukiranuka, iyo udashoboye gusenga neza, iyo udashoboye kuba serious mu by'Imana, uhinduka impumyi uri mu murimo w'Imana. Dufite abakozi Imana benshi bahindutse impumyi ku myaka mike. Barareba n'amaso mu bireka, amaso y'umwuka yamaze guhuma. Babwiye eri bibaye, isanduku Uwiteka ko yagiye, nuko abahungu be bapfuye, ngo arangije arahanuka yikubita hasi, arapfa, ariremera. Kubera yariremereye, akuba ijosi, arapfa. Uwo munsi umukazana wiwe umukazana we yaratwite inda. Yumvise yuko sebukwe apfuye, bamubwiye ko isanduku y'Uwiteka yanyazwe, bamubwiye yuko umugabo we n'umugabo we bapfuye. Biravuga ngo ahita apfukama ako kanya arabyara. Inda yari ikuze, ariko igihe cyo kubyara cye cyari kitaragera. Ariko inkuru yumvise z'incamugongo zahise zituma ako kanya ahita abyara. Abyara nta mubyaza, abyara n'ubwoba, afite pressure, umwuka uramuherana. Biravuga ngo ari mu marembera, arimo gupfa. Baramubwira ngo witinya kubyara umwana w'umuhungu. Arangije aravuga ngo uwo mwana mwise Ikabodi, bisobanuye ngo icyubahiro cy'Uwiteka gishize muri Isirayeli. Kabodi bisobanura ngo icyubahiro cy'Uwiteka. Ikabodi bisobanurwa ngo icyubahiro cy'Uwiteka kirashize. Uwo munsi yita umwana we Ikabodi. Izo nizo nkuru ziri mu gice cya 4 cya Samweli wa mbere. Igice cya 5 Bibiliya itwereka isanduku y'Uwiteka imaze kugera mu gihugu cy'Abafilisitiya, hanyuma itangira kurwanya Dagoni. Isanduku y'Uwiteka itsinda Dagoni, ikubita hasi Dagoni, isenya Dagoni. Nibyo tura mu gice cya 5 cya Samweli wa mbere. Tubona urugamba rukomeye hagati y'isanduku y'Uwiteka n'ibigirwamana bya Dagoni by'Abafilisitiya. Igice cya 6, igice cya 6 cya Samweli wa mbere kitwereka Abafilisitiya bagarura isanduku y'Uwiteka, babyemejwe n'amaboko akomeye y'Uwiteka, kuko Uwiteka yaremerereye Abafilisitiya mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma bagarura isanduku y'Uwiteka aho bayikuye. Rero igice cya 7 umutwe wacu uravuga ngo Uwiteka akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Niho rero twasomye, niho ijambo turimo tuganira kuri uyu mugoroba ryavuye. Turi mu gice cya 7. Muri iki gice cya 7 Samweli yari amaze gukura, noneho ibintu bimaze guhinduka. Isirayeli itakiri mu maboko ya Eli n'abahungu biwe, ahubwo igeze mu maboko ya Samweli amaze guhinduka umutambyi w'Abisirayeli. Ku murongo wa 5 w'igice cya 7 biravuga ngo bukeye Samweli aravuga ati,
nimuteranye abisirayeli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa, baravuga bati twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira abisirayeli imanza i Misipa. Nyuma y'ibyabaye byose, nyuma y'intambara zose zabayeho, abisirayeli baravuye ku Mana, Samweli ahagurutse, ikintu cya mbere yakoze ni ukugarura Isirayeli ku Mana. Abwira abisirayeli ngo nimugarukire Uwiteka, nimuze twihane, nimuze dushake mu maso h'Imana, nimuze dusabe Imana imbabazi. Mbere y'uko uyu mwaka urangira, tugiye kwinjira mu mwaka mushya wa 2023. Ariko uyu mwaka utararangira, nagira mbabwira abakunda Imana, abankurikiye mwese, abakurikirana ubutumwa bwiza kuri AM12 TV, reka uyu mugoroba mbabwire ngo nimuze tujye imbere y'Uwiteka, nimuze tujye imbere y'Imana, nimuze twihane. Subiza amaso inyuma, urebe aho wacumuye ku Uwiteka, urebe aho utakiranutse, urebe aho wabaye mu ntege nke uhereye umwaka utangira kugeza uyu munsi. Iki ni igihe cya Samweli cyo kwiyunga n'Imana. Iki ni igihe cya Samweli cyo kongera gusubira mu kubaho kw'Imana. Twaratsinzwe muri umwaka turangije 22. Abafilisitiya batunyaze isanduku, Abafilisitiya baraduteye, baraturwanije. Twabayeho mu kwirwanira kw'amasezerano gusa, ariko ahandi twagiye mu ntege nke. Twagiye mu ntege nke zo kwiyiriza, twagiye mu ntege nke zo gusenga, twagiye mu ntege nke zo gukiranuka, twagiye mu ntege nke zo gutanga icyacumi, zo gutanga amaturo, zo gusapotinga umurimo w'Imana, twagiye mu ntege nke zo gusoma ijambo ry'Imana, twagiye mu ntege nke zo gusapotinga umuhamagaro, zo gusapotinga abakozi Imana, zo kubwiriza ubutumwa bwiza, zo gukiranuka. Twahuye na byinshi, twahuye n'ibitero bikomeye, twahuye n'intambara zikomeye. Ariko uyu mugoroba wibuke ahantu hose waneshejwe n'Abafilisitiya, hanyuma urebe ahantu hose wagiye kure y'Imana, uce bugufi imbere y'Imana, usaba Imana imbabazi kugira ngo ugere kuri Ebeneza. Urasabwa kongera kwiyunga n'Imana, urasabwa kongera kwisuzuma. Uyu mugoroba usubiza amaso inyuma, urebe. Ejo dufite overnight ifite umutwe uvuga ngo Uwiteka azambuka akugiye imbere ari umuriro ukongora. Ejo tuzaba turi moto, tuzaba turi muri fire, tuzaba turimo duhamagara Imana, tuzaba turimo twitegura, twiyunga n'Imana, twikonekita n'Imana, dukorana amasezerano n'Imana, twifatanya n'Imana, twinjirana mu rugamba n'Imana, twinjira mu mwaka mushya turi kumwe n'Imana ari umuriro ukongora. Ariko kugira ngo ibyo ngibyo bishoboke, reka tubanze twiyunge n'Imana. Ikintu gikomeye Samweli yakoze ni ukubanza kugarura Isirayeli ku Mana. Uyu mugoroba ugaruke ku Mana. Wagiye mu ntege nke, ariko izo ntege nke ntuzigumemo. Ndashaka ko twinjira mu mwaka mushya twambaye imbaraga, turi bashya, twuzuye umwuka, twuzuye imbaraga, twuzuye ubusabane n'Imana, dufite amasezerano, dufite ubwiza bw'Imana. Samweli yunga abantu n'Uwiteka, atanga ibitambo, abasabira Imana imbabazi. Amaze kubatangira ibitambo, amaze kubunga n'Uwiteka, biravuga ngo Abisirayeli barihana, babwira Imana ngo Mana, uyu munsi wa none tuvuye kuri Bayali, tuvuye kubigirwamana, dushyize hasi ishyari, dushyize hasi agasuzuguro, dushyize hasi gupingana, dushyize hasi amagambo, dushyize hasi ubusambanyi, dushyize hasi ubujura, dushyize hasi amatiku, dushyize hasi ibibi byose twakoze. Abisirayeli baza imbere y'Uwiteka barihana,
bihana ku gato, bihana ku kanini, bihana ku magambo, bihana ku ishyari, bihana ku nzangano, bihana ku byo bakoze byose, bihana ku gusubira inyuma kose kwabayeho, bihana ku kintu cyose kibi bakoze. Biravuga ngo bagarukira Uwiteka, basenya Bayali, babwira Imana ngo Mana niwe Mana yacu. Uyu mugoroba Imana ihagurutse Samweli mu buzima bwawe, wongera kukunga n'Imana, wongera kukugarura imbere y'Imana. Uyu mwaka mushya tugiye kwinjiramo, uzagire Samweli ugutangira ibitambo imbere y'Uwiteka, uzagire Samweli ukunga n'Imana, uzagire Samweli ukuvugira imbere y'Imana, uzagire Samweli ugusengera mu kubaho kw'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Abafilisitiya bumvise yuko Abisirayeli bateraniye i Misipa, ngo barangije bahagurukira kurwanya Abisirayeli. Bahaguruka kurwana nk'ubwa mbere, bahaguruka gutera akavuyo nk'ubwa mbere. Bari bazi ko bazongera gutsinda nk'uko batsinze, bari bazi ko bazongera kunyaga isanduku y'Uwiteka nk'uko bayinyaze, bari bazi ko bazongera kwica Abisirayeli nk'uko babishe. Ariko ibintu byari byamaze guhinduka. Reka nkubwire ngo ahari Abafilisitiya bazahaguruka mu mwaka 2023, ariko intsinzi bakubonyeho mu myaka yose ishize, kuri iyi nshuro ntayo bazakubonaho. Barakurwanije mbere birashoboka, ariko kuri iyi nshuro ntabwo bizashoboka. Ndimo ndaguhanurira, ndimo ndaguha ijambo ry'umwaka mushya, ndimo ndakubwira uko Uwiteka azabana nawe, uko azagendana nawe mu mwaka utaha. Abafilisitiya bazahaguruka bibwira ko ari nk'ubwa mbere, ariko ntabwo bizaba nk'uko byabaye mbere. Amadeni ntabwo azaza mu buzima bwe nk'uko yaje mbere. Ubushomeri ntabwo buzaza mu buzima bwe nk'uko bwaje mbere. Abanzi bawe ntabwo bazagutsinda nk'uko bagutsinze mbere. Ibyakunanije ntabwo bizongera kukunaniza nk'uko byakunanije mbere. Bizibwira yuko umwaka wa 2023 umeze nko 2022, ariko siko bimeze. Hari itandukaniro, kuko hari icyo Uwiteka Imana yamaze kuvuga hejuru ubuzima bwacu. Ngo Abafilisitiya bahagurutse, ngo Abisirayeli baza kuri Samweli, baramubwira ngo dutakambire ku Uwiteka, twingingira Imana kuko Abafilisitiya baduteye. Ngo Samweli nawe ngo yubaka igicaniro, arangije atanga igitambo. Oh, haleluya. Ngo atanga igitambo, ngo agitanga igitambo imbere y'Uwiteka. Ngo ako kanya Uwiteka arahaguruka, ahinda guhinda gukomeye hejuru y'Abafilisitiya. Mandere bosekere mosai. Oh, hallelujah. Uyu mugoroba ndumva guhinda gukomeye ku Uwiteka, ahindira hejuru y'ibibazo byawe, ahindira hejuru y'ubugumba, ahindira hejuru y'amadeni, ahindira hejuru y'ubushomeri, ahindira hejuru y'abarozi, ahindira hejuru y'akarande, ahindira hejuru y'ibyizengurukije hejuru y'ubuzima bwawe. Ndumva guhinda gukomeye. Uwiteka ahindira hejuru y'ibikorwa. Hari ikintu ndimo kumva mu isi y'umwuka. Hari amavuta y'Imana ndimo kumva muri kano kanya. Ntabwo ari amavuta y'umunsi umwe, ntabwo ari amavuta y'umugoroba, ubwo ni amavuta y'ibihe, ni amavuta y'umwaka, ni amavuta yambukana nawe, akuvana muri iki gihe akujyana mu kindi gihe. Ni amavuta hejuru umuryango wawe, hejuru ubuzima bwawe. Ibintu bizahinduka, ntabwo bizaba nk'uko byari biri. Haleluya. Igitambo cyawe utanga mu mpera z'uyu mwaka, ituro ryawe utura, ni igitambo kizanisha Abafilisitiya, ni igitambo kizanisha abanzi bawe. Ngo ako kanya Samweli agitanga igitambo,
ngo Uwiteka aramanuka, amanukana guhinda gukomeye, ahindura hejuru y'Abafilisitiya. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka amanura amabuye ari mu ijuru, Abafilisitiya bahagurukana ingabo n'amacumu n'intwaro zikomeye cyane. Bari bazi ko ari nk'ubwa mbere. Reka nkubwire ngo ntabwo ari nk'ubwa mbere. Ibyabaye byarabaye. Gutsindwa watsinzwe kurahagije, ibibazo waciyemo birahagije. Uyu mugoroba ngira nkubwire ngo biratandukanye. Umwaka tugiye kwinjiramo, umwaka tugiye kujyamo, umunsi umwe usigaye kugira ngo duclosing, amasaha abarirwa ku ntoki asigaye kugira ngo twambuke. Uwiteka Imana azakujya imbere ari umuriro ukongora. Intambara uzahura nazo muri uyu mwaka Uwiteka azazirwanirira, kuko ni umwaka wa Ebenezi, ni umwaka wo kuzahurwa, ni umwaka wo kurwanirwa n'Uwiteka, ni umwaka wo gutsindirwa n'Uwiteka, ni umwaka Uwiteka azambuka akugiye imbere ari umuriro ukongora. Biravuga ngo Imana imanura urubura irukubita ku Bafilisitiya. Byari bitandukanye n'ubwa mbere. Abafilisitiya bagihagaze bazi ngo ingabo z'Abayisiraheli ziramanuka zihangane nabo mu kibaya. Bagiye kubona urubura rumanutse mu ijuru, urubura rwapimaga toni, rugakubita ku mutwe w'umuntu ugasandara, rugakubita ku mutwe w'umugabo akagwa hasi ntiyongere kubyuka. Ingabo z'Abafilisitiya ziyoberwa ibibaye, zitangira kurwana n'ukuboko k'Uwiteka. Samweli apfukama ku musozi azamura amaboko. Haleluya! Iki ni ibibazo byawe bizasubirizwa amasengesho. Intambara z'Abisirayeli zari zisigaye zirwanirwa ku mavi. Uyu mwaka wa 2023 uzapfuka musenga Uwiteka kurwanirire, ukiri ku mavi usenga, ukiri ku mavi, ukiri ku karago wiyirije, ukigamye imbere y'igitanda cyawe, ukizamuka umusozi gusenga, ukizamura amaboko. Uwiteka azanesha abanzi bawe, Uwiteka azatsinda Abafilisitiya, Uwiteka azagusubiriza ku mavi. Biravuga ngo Samweli azamuka umusozi apfukama imbere y'Uwiteka, azamura amaboko arasenga. Haleluya! Amaboko yawe azamuye imbere y'Imana, amaboko yawe asenga, amavi yawe apfukamye imbere y'Uwiteka, azatsinda Abafilisitiya. Mu mwaka wa 2023 twinjiyemo, intambara nyinshi tuzazirangiriza mu gusenga. Amasengesho wasenze uyu mwaka bisa nkaho ntacyo yakoze, ariko umwaka utaha amasengesho uzasenga azatsinda abansi bawe. Niyo mpamvu guhera ku itariki 2 dutangiranye n'amasengesho, kuko umwaka wa 2023 tuzaneshereza ku mavi, tuzaneshereza imbere y'Uwiteka, tuzazamura amaboko abanzi bacu batsindwe. Biravuga ngo Samweli azamura amaboko, urubura ruramanuka rukubita Abafilisitiya, ngo hanyuma Abafilisitiya baratsindwa bariruka cyane, ngo hanyuma Abisirayeli bakurikiye Abafilisitiya barabagerekana babica umugenda. Ibintu byari byahindutse, ryari itangiriro rishya. Muri iki gihe tugiye kwambuka twinjira mu bihe bishyashya, hari itangiriro rishya mu buzima bwawe, hari ibintu bishyashya mu buzima bwawe. Ngo hanyuma Samweli abibonye, ngo arangije aramanuka, ngo ashinga ibuye ishenini, ngo ni Misipa, ngo arangije agita Ebenezeri, aravuga ngo Uwiteka yaratuzahuye. Atanga ubuhanuzi bw'ibihe. Umva, reka nkubwire, gana ku musozo kugira ngo dutangire gusenga. Gana ku musozo kugira ngo dutangire gusenga. Umva neza, umunsi Samweli yashingaga ibuye, ntabwo yarishinze igihe yararangije umurimo wiwe. Oya, yarishinze mu itangira.
abonye iby'Imana ikoze, abonye ibimenyetso Imana ikoze, arangije ahita agenda ajya hagati y'imisipa n'isheni, arangije yubaka igicaniro, arangije azana ibuye arisukaho amavuta, ryari ibuye ry'ubuhanuzi, arishinga hagati y'imisipa n'isheni. Bisobanuye ngo ni hagati y'ibihe. Avuga ngo imisipa n'isheni bisobanuye ngo ni hagati y'ibihe bibiri, ni igihe kimwe kirangiye n'ikindi gihe gitangiye. Aravuga ngo igihe cyari cyo gutsindwa kirarangiye, igihe cya Samweli cy'ubutsinzi kiratangiye. Nicyo Ebeneza bisobanura. Bisobanuye ngo ni hagati y'ibihe bibiri, ni igihe kimwe kirangiye n'ikindi gihe gitangiye, ni igihe cy'amarira kirangiye, ni igihe cyo guseka gitangiye, ni igihe cy'agahinda kirangiye, ni igihe cy'umunezero gitangiye, ni igihe cy'ubushomeri kirangiye, ni igihe cy'akazi gitangiye, ni igihe cy'ubugumba kirangiye, ni igihe cy'urubyaro gitangiye, ni igihe cy'inzara kirangiye, ni igihe cyo kurya ugahaga gitangiye, ni igihe cyo kuburabuzwa kirangiye, ni igihe cyo kuba mu mwidegembyo gitangiye, ni igihe cy'ubuhunzi kirangiye, ni igihe cya stati na nationalite gitangiye, ni igihe cy'uruzerero kirangiye, ni igihe cyo kwicara ugatuza gitangiye. Ebeneza bisobanura ngo igihe kirarangiye, ikindi gihe kiratangiye. Haleluya. Ndumva amavuta y'Imana. Mandaraba sekere mosaini, randeria basakara masaini. Birashoboka ko hari ntazabona undi mwanya wo gusobanura ibingibi, ariko reka nkubwire ngo Samweli ashingiwe, aravuga ngo igihe kimwe kirarangiye, hari ikindi gihe gitangiye. Avuga ngo igihe cya Eli kirashize, igihe cya Samweli kiraje. Arangije akita izina, avuga ngo igihe cya Samweli ni igihe cya Ebeneza, ni igihe cyo kuzahurwa, ni igihe cyo gutsinda, ni igihe cyo kubaho mu migisha, ni igihe ukuboko k'Uwiteka kuzaremerera abanzi b'ubuzima bwacu. Reka nkubwire ngo ibi, impamvu mbikubwira ubu ngubu ni ukugira ngo witegure, umenye, uhagarare hagati y'ibihe bibiri, uhagarare hagati ya 2022 na 2023, kuko ibi mbivuze mu ijoro ryo kurangiza umwaka, igihe cyaba cyakurenganye. Niyo mpamvu naje kubikubwira hakiri kare, kugira ngo witegure, umenye neza, umenye guhagarara hagati y'ibihe bibiri. Uvuge ngo uyu ni 2022, ni igihe cya Eli, ni igihe cy'abatambyi ba Eli, ni igihe cyo gutsindwa, ni igihe cy'amarira, ni igihe cy'amaganya. Noneho ndi hagati, hari ibihe bishya bigiye gutangira. Rero igihe ngiye kwinjiramo ni igihe cya Samweli, ni igihe cya Ebeneza, ni igihe cyo gutsinda. Igihe narindimo ni igihe cya Ikabodi, ni igihe icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyarashize. Biravuga ngo umukazana wa Eli abyaye umwana amwita Ikabodi. Aravuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka kirarangiye kuri Isirayeli. Icyo cyari igihe cya Eli. Igihe cya Eli cyari igihe cy'ubugumba. Kugira ngo ubone umwana byasabaga kurira, ntago kubyara byari byoroshye. Igihe cya Eli abahungu barakenyukaga. Igihe cya Eli abantu bahindukaga impumyi. Igihe cya Eli isanduku Uwiteka aranyagwaga. Igihe cya Eli abatambyi barapfaga. Igihe cya Eli Abisirayeli barahungaga. Igihe cya Eli isanduku Uwiteka yabaga mu nzu ya Dagoni. Igihe cya Eli icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyararangiye, cyari igihe cya Ikabodi. Samweli arahagarara, aravuga ngo noneho igihe cya Ikabodi kirarangiye, igihe cya Ebeneza kiratangiye. Niyo mpamvu yahagaze hagati y'imisozi ibiri, hagati y'Isheni n'Imisipa. Aravuga ngo ndi hagati y'ibihe bibiri. Rero hari igihe tuvuyemo n'igihe twinjiyemo. Uyu ni umwanya ukomeye cyane. Haleluya. Hanyuma
arangije arahanura aravuga ngo ngiye kurema ibihe bishya, ngiye kurema amateka mashya, nanjye igihe cyanjye ngiye kucyita izina. Bwoko bw'Imana, abakunda Imana, abankurikiye, iki gihe ucyita izina, igihe gishyashya ucyita izina. Sobanukirwa ibihe ubayemo, sobanukirwa ibihe uvuyemo. Byari ibihe bya Eli, ibihe byo kurwaza abana, ibihe byo gupfusha, ibihe by'ubusazi mu muryango, ibihe byo guterwa n'indwara zitandukanye, ibihe byo kubura epfo na ruguru, ibihe byo kubeshywa, ibihe byo kwesikorokwa. Ni ibihe waciyemo. Ariko uyu mugoroba, ariko muri iyi minsi, tuva muri mwaka 2022 twinjira mu mwaka 2023, hagara hagati y'ibihe bibiri, ubisobanure, usobanukirwe ibihe wari urimo, nurangiza urebe uhugiyemo, hanyuma ubishakire izina, ubihanurire. Ramasakaramando mandere bosekere mosaine. Ndavugana n'abahanuzi, ndavugana n'abantu bagiye guhanura, ndavugana n'abantu bagiye kuvugana n'ibihe, ndavugana n'abantu bagiye kurema. Ramandere bosekere mosaine. Biravuga ngo Yakobo arimo guhunga, ahunga mwene se, ngo ageze i Beteli, afata ibuye arishinga ku musozi, arisuka amavuta, ngo arangije aryita izina. Abahanuzi, abantu bavugana n'Imana, abantu bamenya Imana, bajya bashinga ibuye bakavuga ngo mvuye mu gihe kimwe ninjiye mu kindi. Bajya basuka amavuta ku buzima bwabo, bagahanura, bakarema ibihe bishyashya, bakarema amateka mashya, bagahindura ibihe bya kera. Ntabwo ibihe biguma ari bimwe. Aramandere bosekere mosaini. Reka nkubwire ngo abahanuzi mu kanwa kabo habamwe imbaraga zicenjinga ibihe, zikabihindura, zikabiha icyerekezo gishyashya. Mu kanwa k'abahanuzi habamwe imbaraga zirangiza ibihe, zigatangiza ibindi. Samweli yari umuhanuzi, ahagurutse aravuga ngo ubu ngubu ntago ngenda amavuta ya Eli, ntago nkurikiza umurongo wa Eli, ntago ngendera mu bihe bya Eli, ngomba gucenjinga situation. Ramanda rabasekere mosaine. Ndumva amavuta y'Imana y'umugoroba, ndumva imbaraga z'Imana y'umugoroba. Ndavugana n'abantu bagiye gucenjinga ibihe, bagiye kureba ibihe bya kera, barangiza bakabirangiza, bakabishyiraho iherezo, bakavuga ngo birarangiye. Biravuga ngo Abisirayeli bambutse Yorodani, ngo Yosuwa ageze hagati muri Yorodani, arahagarara yubakamo igicaniro, acyubaka hagati muri Yorodani, ashyiramo inkingi. Arangije iyo ariko yubatse hagati muri Yorodani, aravuga ngo uyu munsi wa none ibihe birahindutse. Hari igihe cy'ubutayu n'igihe cya Kanani. Turambutse, dusohotse mu butayu, ubuzima twabayeho mu butayu, dukubitwa na sikorupiyo, dukubitwa n'indwara, birarangiye. Ubu ngubu twinjiye mu bindi bihe, n'ibihe by'amasezerano, n'ibihe bya Kanani. Aba ni abantu bazi gusobanura ibihe, aba ni abantu bazi gutandukanya ibihe, ni abantu bamenya igihe cyo kwambuka, ni abantu bipozisiyona mu mwanya ukwiriye, bakamenya icyo bagomba gukora mu gihe runaka bagomba kugikoreramo, hanyuma barangiza bakita ibihe amazina. Haleluya! Abakunda Imana, iki ni igihe ndimo kubategurira kugira ngo mumenye neza ngo turambutse, tugiye kuva mu mwaka 2022 twinjira mu mwaka 2023. Ibi ngibi ndimo ndabikubwira kugira ngo ube umuhanuzi ku rugo rwawe, ube umuhanuzi ku rubyaro rwawe, ube umuhanuzi ku buzima bwawe. Reka mbabwire ngo mu ijoro rya 31 utegura amavuta, uzasuke ku mutwe wawe, nurangiza udekarare, nurangiza uhanure, uvuge ngo igihe cya Eli kirarangiye. Magaze hagati y'imitswa n'isheni, magaze hagati ya 2022 ubu ngubu igihe cya Eli kirarangiye. Iki ni igihe cyanjye, mu mavuta yanjye, mu bwiza no kunesha, mu cyubahiro n'ubushobozi. Ramandere bosekere mosaine. Ndategura abantu bagomba guhanura. Ntutegereze ngo bazamhanurira, oya, ahubwo nange nkubwire ngo tandukanye ibihe. Uvuga ngo hari ibihe bya mama wanje n'ibihe byanjye, hari ibihe by'umuryango navukiyemo n'ibihe byanjye, hari ibihe by'umuryango nashatsemo n'ibihe by'urugo rwanjye, hari ibihe byanjye n'ibihe by'urubyaro rwanjye. Uzarema ibihe, urema amateka. Haleluya! Samweli ntabwo yashinze ibuye arimo arangiza ibihe, ahubwo yashinze iribuye arimo atangiza
itangiza ibihe. Ramanda rabasakaramasayini. Niyo mpamvu abakunda Imana dutangira umwaka wa 2023 tuzashinga ibuye mu buryo bw'umwuka, ibuye rya Ebeneza, ibuye ritangiza ibihe bishyashya, ibuye rizana kunesha, ibuye rizana gukurana n'Imana, rizana kumvikana n'Imana, kuvugana n'Imana. Umwaka wa 2023 Uwiteka azaremerera Abafilisitiya, azaremerera ibikurwanya, azaremerera abanzi bawe, azaremerera abarozi, azaremerera ibyafunze umugisha wawe, azaremerera ibyakubeshye, azaremerera ibyakujyaje, ibyagusuzuguye. Uwiteka azabisuzugura, ibyagutsikamiye Uwiteka azabitsikamira. Ebeneza Rabasakaramasai. Ebenezer. Uwiteka aratuzahuye. Ramanda rabasai. Ramanduru yabasakaramando. Uwiteka aratuzahuye. Uwiteka aratuzahuye. Ntabwo yavugaga ibyarangije kuba, yavugaga urugendo rutangiye. Ntabwo yavugaga imyaka maze mu rugamba, ahubwo yavugaga ibihagiye kubaho. Aravuga ngo Uwiteka aratuzahuye, nituzongera kunanizwa, nituzongera gutsindwa. Nta Mufilisitiya uzongera kurenga urugabano rwa Isirayeli. Uko niko Uwiteka Imana avugana nawe uyu mugoroba. Nta Mufilisitiya uzongera kurenga urugabano rwawe. Aho uri hose, ibyo ukora byose, aho werekeza hose, abanzi ubuzima bwawe ntibazongera kurenga urugabano, ntibazongera kukwinjirira, ntibazongera guhagarika umugambi Imana ku buzima bwawe. Ebeneza Ramanda rabasekere musayini. Uwiteka yaratuzahuye. Ramande rebosekere musayini. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Ramande rebosekere musayini. Ramande riyabasakaramando. Uriyamande rebosekere musayini. Uriyamanda rabashakaramando. Azemeneke rebozesayini. Uyu mwanya hanurira ubuzima bwawe. Uyu mwanya hanurira ubuzima bwawe. Uyu mwanya hanurira ubuzima bwawe. N'umwanya wa Ebeneza. N'umwanya wawe. N'umwanya wo kurangiza ibihe. N'umwanya wo kwinjira mu bindi bihe. N'umwanya w'amavuta. N'umwanya w'umunezero. Ahantu Uwiteka Imana gutegurira. Hano Uwiteka Imana kwinjiza. Hano Uwiteka Imana kujyana. Hano Uwiteka Imana ategura ubuzima bwawe. Reka dusenge. Zamura ijwi ryawe. Iminota mike gusa turangiza. Kuko muri iri jambo hari ikintu gikomeye cyakozwe. Abantu twabanye kuri uyu murongo, abantu mwese muzakurikirana rino jambo, hari ikintu kidasanzwe Imana arangije gukora ku buzima bwawe. Amavuta yamaze kumanuka, imirimo y'Imana yamaze gukorwa, ubwiza bw'Imana bwamaze kuza. Duhagaze hagati y'Imispanishe, turimo turambuka, turimo turajya muri Ebeneza, turimo turasohoka muri Ikabodi, turimo turinjira muri Ebeneza. Iki ni igihe cyawe, iyi ni message yawe, ibi ni ibyo Uwiteka yaguteguriye. Uyu ni umugambi ukomeye Imana hejuru ubuzima bwawe. Zamura ijwi ryawe dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, mu izina rihambaye, mu izina rivuga bikaba, mu izina ritegeka bigakomera, ndasengera abana bawe bose twabanye imbere yawe uyu mugoroba. Ndakwinginze umwuka wawe hejuru ubuzima bwawe. Ndakwinginze uzahura ubwoko bwawe, urangiza ibihe twari turimo, utangiza ibihe bishyashya. Turi hagati y'Imispanishe, turimo turambuka. Umva gusenga dusengera imbere yawe, umva kwinginga tukwinginga. Duciye bugufi imbere yawe twihana ibyaha byose twakoze muri uyu mwaka. Aho twagiye mu ntege nke, aho twagiye kure yawe, aho twakoze ibyangwa n'amaso yawe, aho twagucumuyeho, utubabarire. Mwami, turihanira imbere yawe, turihanira mu kubaho kwawe,
turihanira mu bwiza bwawe, utugarureho imbabazi zawe. Niwe Mana yacu, niwe mbabazi zacu, niwe cyubahiro cyacu. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, urakoze Mana ihambaye, urakoze Mana ikomeye. Umugisha ubwoko bwawe, wongere wiyunge natwe Data, ko igihe cya Eli kirangiye, kwinjiye mu gihe cya Samweli. Igihe cyo gukiranirwa kirashize, igihe cyo gukiranuka kiraje. Reka imbabazi zawe zisukwe ku bana bawe aho bari hose, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndakwinginze uyu mugoroba, ubwo umaze kwiyunga natwe, wemere ibitambo byose tugutambira, wemere amaturo yose tugutura, wemere indirimbo tukuririmbira, wemere Mwami buri kimwe cyose tugusaba. Tugirire imbabazi zawe, twuzuze umwuka wawe, urukundo rwawe n'ubwiza bwawe bibe hejuru ubuzima bwacu. Uwiteka guhora ku ngoma, Uwiteka Mana ikomeye. Abantu bose bari imbere bakurikiranye ijambo ryawe, buri wese mwamwumve gusenga kwiwe. Ibihe byose bishaje byari biri mu buzima bw'abana bawe, ndakwinginze ubirangize, ubikureho, ushyireho ibihe by'umunezero n'ibyishimo, ushyire ibihe byo kuririmba, ushyire ibihe byo kwishima, ushyireho ibihe by'ubutsinzi. Turagushimiye Mwami, ukize indwara abantu bose barwaye, ukureho umwuka w'urupfu ku bantu bawe, kugira ngo abantu bawe bose Mwami barangize uyu mwaka ari bazima, kandi Mwami bafite amagara mazima. Uha amafaranga abantu bawe bose Mwami, kugira babone ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara. Wishyura amadeni umuntu wese ufite ideni, usubize ibibazo byose ku bantu bawe Mwami. Buri umwe wese ukuri imbere ikibazo akwereka ugisubize. Abari mu ngo bose ibibazo bafite mu ngo zabo ubikemure. Usuke umunezero n'ibyishimo ku bantu bawe. Imitima yose ariye byari ifite agahinda uyuzuza umunezero, kuko igihe gishyashya kije mu buzima bwacu. Mana uha umugisha ubwoko bwawe, umugisha abadukurikirana bose, ugirire neza abaguhamagara bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ejo ku mugoroba iyi porogaramu yo kuri Free Conference no kuri televiziyo ntayihari, kuko dufite overnight izabera ku rubuga rw'abakunda Imana. Hanyuma mu ijoro rya 31 dufite overnight y'amasaha 2 gusa, tuzaba turi ku murongo kuva saa 5 z'ijoro ku masaha mu Rwanda kugeza saa 7, na amasaha 2 yonyine gusa. Ku cyumweru nta materaniro ahari nkuko byari bisanzwe, ahubwo kuwa mbere ku itariki 2 dutangira amasengesho. Iyi porogaramu y'aya masaha izakomeza n'ubundi, ibindi tuzakomeza tugenda tubatangariza. Imana ibahe umugisha. Ejo no kwiyiriza ho muri hose, ni amasengesho yo kwiyiriza, hanyuma tugakomeza no muri overnight. Mwakoze kubana natwe no kuba imbere y'Imana uyu mugoroba. Imana ibahe umugisha, ubwiza bw'Imana bukomeze bubane namwe. Mwakoze. God bless you so much. Bye bye. Good night.